hari ukuntu najyaga niririmbira nigiriye kuvoma mu kabandi wacu hari ahantu mu cyaro ukamanuka mu rutoki iririmbira ngo ntaya kanigi kaje mama mbese yandirimba ya Rugamba Sipiriyane ya ntaya kanigi kaje nkaririmba nka mururijwe ikagera mu kabandi hakurya abantu bakajya banyita ngo ntaya kanigi kaje bati ntaya kanigi gutyo ni ukuvuga ngo buri munsi uko ubuzima bugenda buhindagurika paje y'ubuzima igenda itanga inganzo aho tuyikomora ni mu byo no kuvanga abantu batabaho utaba muri societe ntabwo ushobora kubona inganzo wundi ku muntu uhimba ibintu by'ubuzima busanzwe no kuvuga ibyo abantu bakora neza bakora nabi byose bitanga inganzo imyitwarire ya muntu yuyitayeho nibyo bihangano umuntu ashobora no kuguhemukira ahubwo akaguha igihangano gishobora kuza kubyarira amafaranga menshi cyane hari abana benshi wumva ashaka kurapa akareka kwiga hari abana benshi bashatse ngo kujya mu buhanzi ngo bakareka amasomo ubwo rero ntabwo izo mpungenge ziriho ku busa hari abantu benshi basigaye wenda barashinze amasheni ya televiziyo uyobona yo kuri YouTube buriya nayo ni inzira ushobora gusanga ishobora korohera bamwe na bamwe mu bantu bafite ubwenge ariko bwo gushaka ibiganiro byiza n'ibifite akamaro urashaka kuba wenda nk'umunyamakuru nakuvuga ngo urubuga rw'imikino ngo nanjye ibintu by'imikino ngo nanjye ngo mbyiyumvamo ngo nibyo ndakora bihere ku rwego washobora nge nibyo mvuga turabasuhuza inshuti bakunzi ba IGIRE TV iyi ni televiziyo isanzwe kugezaho ibiganiro bitandukanye twibanda cyane ku biganiro byo kwigira tugafasha abantu mu buryo butandukanye yaba mu buryo bwa politike mu buryo bwo kwiteza imbere mu bukungu ndetse kandi tukagaruka no mu buryo bw'imyidagaduro rero nge nitwa Theoneste Zigama ndaguha ikaze kandi ndakubutsa gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo video ijye kugeraho bitakugoye hari nako kandi nkubwira gukora share kugira ngo iyi video igere ku bantu bawe niyo mpamvu rero muri ino studio yacu twakiriye umusitari usanzwe uzwi hano mu Rwanda reka tumuhe ikaze atwibwire turabakiriye murakoze cyane IGIRE TV turabashimiye namwe kuba mwadutumiye amazina yanjye nitwa Bisangwa Nganji Benjamin ariko mu buhanzi hari igihe babyoroshya bakavuga ngo Ben Nganji ariko ayo mazina yanjye n'ubundi mu buhanzi ngenda yakoresha wenda abadukurikiye bwa mbere bakumvishe cyangwa se bakubonye ubu twababwira ko Ben Nganji nk'uko bivuze Ben Nganji ni muntu ki Ben Nganji ni umunyarwanda ni umugabo wubatse ufite umwana umwe ndetse n'umugore umwe Ben Nganji mu rwego rw'ubuhanzi ni umuhanzi uhimba indirimbo ndaririmba nkazandika nkaziririmba no kuvanda umuhanzi w'indirimbo Ben Nganji nanone ni umukinnyi w'ikinamico akaba n'umwanditsi wazo kandi mu buryo yabigize umwuga ari nabyo binantunze cyane nkaba nanone na filime ndetse na comedy wamenyekanye cyane ku nk'iyitwa akaba inganzo y'umwimerere ya Bisangwa Nganji Benjamin ari wenge ikabizinga zingeme igitwenge gituruka mu ipfundo ry'urusobe n'uruhererekane rw'amagambo ahindagurikira mu nteko z'amazina ndetse hanifashishijwe amacenga uburyohe n'umwimerere by'ururimi rw'ikinyarwanda bikagutera gutwenga ikabikubiyemo inyigisho za wose yaba bucura na mukecuru bisangamo bagaseka dore ko guseka udaseka basonga bituma udasaza iyo niyo nk'irigito rero nanone iyo nongeho ndikumva ari ibyo ngibyo sinzi niba hari ibindi wakongeraho tukuze no mu itangazamakuru nanone nkaba n'umunyamakuru mu itangazamakuru nkozemo imyaka igera muri 12 kuko naritangiye muri 2007 ndumva uri mugari wenda turaza kugenda tubyagura buri wese araza gusobanukirwa reka dukomoze kuri iyo nkirigito tubwiye ubundi nkirigito ni iki wenda urabanza unatubwire igihangano umuntu ashobora kuvuga ati se ni iki wenda nibwo bwa mbere abyumvishe wenda uhitubwira muri rusange ikorwa ite cyangwa se n'igihangano giteye gute nakubwiye kubera ko ndi umukinnyi w'ikinamico inkirigito icyari cyo navuze igisobanuro cyacyo ubona nicyo cyari igisobanuro cy'inkirigito ni igihangano gisetsa ariko gitanga ubutumwa nge mu buhanzi bwanjye yaba bw'indirimbo yaba n'ubw'ikinamico ngerageza gushyiramo ka kantu gatuma umuntu kamukurura gasetsa ariko n'uburyo ngo twebwe dushyenga dushyirayo ni igihangano nanone gisetsa ariko nanone kivuga ubuzima busanzwe gikuyemo ibintu byinshi byose bitandukanye navuze ko
ari uruhererekane rw'amagambo agenda ahora ahindagurikira mu nteko z'amazina. Abazi inteko z'amazina muba mu mirima kibinini rukatubukuha, naho ngaho nakoreye nkiri gito rero nkagenda mpindagura ngendeye ku rurimi rw'ikinyarwanda uko ruteye, kiboneza mvugo, amagambo asa, impuzanyito, naho nagendeye nkora nkiri gito nkoramo igihangano rero gisetsa. Ben, turagira ngo tuganire wenda nk'umuhanzi ubimazemo igihe, itangazamakuru bimazemo igihe, ubundi wenda wize ibiki muri rusange mu rwego rw'amashuri? Reka mpere wenda muri secondaire kuko ariho abantu batangira kuvugira ibyo bize. Mu mashuri yisumbuye nize maths physique, no kuvuga ngo ni imibare n'ubugenge. Nize muri groupe scolaire yaho bita Imuhura, ubu ni mu karere ka Gatsibo, ni igice cyahoze ari Cyabyumba igana iburasirazuba. Noneho ndangije Imuhura mu mibare n'ubugenge, njya muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare, Université Nationale du Rwanda i Butare, iruhande hariya nahizeyo imibare maths appliquée. Nayo ni imibare idafunguye, nibyo nakomeje muri rusange ni imibare. Imibare idafunguye nk'uko bivuze, turumva bidahuye. Abenshi bazi ko umuntu w'umuhanzi abenshi niko babyita ko aba yarize ubuvanganzo n'ibindi bisa nkabyo. Byakuje mu biti byo ngibyo. Benshi bibwira ko ubuhanzi ubundi ntabwo ari ibintu bajya kwiga. Ubuhanzi ntabwo babwiga. Nta muntu bavuga ngo reka nige guhanga. Oya, icyo akora ubuzima tubamo ndetse wenda n'amahugurwa ushobora kubona ashobora kugira icyo akwaguraho mu buhanzi. Naho ubuhanzi ntabwo ari ibintu bavuga ngo ngiye kwiga, ngo ngiye kugira gute. Ari ibyo wagenda ugahita ujya mu bahanzi ba kera. Abahanzi ba kera gakondo bacurangaga ibwami bagira gute, bize siki, bari barize iki? Ni impano babaga bafite karimano, bakagendera ku muco wabo, bakagendera ku buzima tubona bwa buri munsi, bagahita bahanga ibyo bintu. Hari abakiri gitananga benshi twagiye tugira, hari amatorero menshi yagiye abaho mu bihe bya kera twebwe tutanazi, nk'urukerereza inkomoko yarwo ya kera. Ibyihangano byabo, wumva ikinyarwanda cyiza, wumva amagambo agiye neza, wumva injyana igiye neza, amanota y'indirimbo zabo. Ntabwo rero bagiye mu ishuri ngo babyige, ahubwo isomo ry'ubuzima niryo rishobora gutanga gukomeza gukura mu nganzo. Icyo akora n'amashuri yize biba akarusho, ukagira noneho kugira uburyo bikoramo bikajya ku murongo mwiza. Rero nge nize maths physique, ariko nanone nakuriye mu Rwanda, nkunda ikinyarwanda, nkunda u Rwanda, nkurikira ibyo abagiye batubanziriza, ibyo bagiye bakora, ngera noneho inganzo yanjye igenda ikura. Mbyitaho ndabikunda, nanone kubyitaho no kubikunda, kubiha umwanya wawe ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo buri munsi uko ubuzima bugenda buhindagurika, paje y'ubuzima igenda itanga inganzo. Inganzo aho tuyikomora ni mu byo, ni ukuvuga ngo abantu batabaho, utaba muri sosiyete ntabwo ushobora kubona inganzo ubundi. Ku muntu uhimba ibintu by'ubuzima busanzwe, ni ukuvuga ibyo abantu bakora neza, bakora nabi, byose bitanga inganzo. Imyitwarire ya muntu yuyitayeho nibyo bihangano. Umuntu ashobora no kuguhemukira ahubwo akaguha igihangano gishobora kuza kubyarira amafaranga menshi cyane. Akenshi nk'umuhanzi ntabwo bukwiye kubabazwa ngo kanaka yamemukiye ngo yagize gute, umukobwa yanyanze yagize gute, ahubwo ushobora gukuramo igihangano cyiza kizatuma ukundwa na miliyoni y'abantu, bikakwinjiriza amafaranga amamiliyoni no gukundwa n'abantu. Ubundi we Ben, wenda nk'ubuhamya bwawe kugira ngo wiyumvemo iyo mpano byaturutse kuki, byagenze bite ubundi kugira ngo utangire kuyumvamo iyo mpano ko uyu muhanzi? Reka wenda bura rero, reka mpere ku bantu bajya bampamagara. Umuntu anyumva kuri radio ndi gukina nko mu ikinamico, wenda ikinamico inyuze nko kuri radio y'igihugu cyangwa akambona kuri televiziyo mu tuntu runaka, akambwira ati ariko ibyo bintu by'amakinamico wangiza muzi ukuntu nzi nifitemo impano. Icyo kintu rero ni byiza ko ati oya, wenda nuwo ngo wenda ashobora kuba wenda yarabitangiye kera, ngo biriya bintu ngo ariko ko nanjye nshaka kubijyamo. Ntabwo nabyutse, nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi ngo mpite nanone ngo kuri radio runaka bampa akazi ko gukina ikinamico cyangwa kuyandika. Na ONG nk'ubu nkora ONG, nandika amakinamico, ntabwo ndayivuga izina wenda, ariko nkorera ONG. ONG ni umuryango mpuzamahanga ntandikira amakinamico. Kandi urumva mbimazemo igihe, nibyo bintu kandi bimfasha, bimpa amafaranga. Hari abantu bampamagara rero bati rero kubera bintu wazanshyizemo nanjye.
ntabwo navutse gutya nabyutse mu gitondo ngo bihite bikora bihite biba gutyo. Nacyo nahita mbwira abantu, njyewe natangiye ikintu bita ikinamico, ni naryo zingiro ry'ibihangano byanjye byose. Nkiri umwana wenda nakundaga bimwe by'abana, kwa kundi hari ukuntu najyaga niririmbira nigiriye kuvoma mu kabandi wacu, hari ahantu mu cyaro ukamanuka mu rutoki iririmbira ngo ntaya kanigi kaje mama ya, mbese ya ndirimbo ya Rugamba Sipiriyani ya ntaya kanigi kaje, nkarimba nka mu rurijwi rikagera mu kabandi hakurya, abantu bakajya banyita ngo ntaya kanigi kaje, bati ntaya kanigi gutyo gutyo. Bigenda bizamuka gutyo. Ubwo ngubwo ndavuga kera nkiri muri primaire. Noneho muri primaire ngeze mu wa gatandatu nibwo nahise numva ko ikinamico ngomba kwishyiraho umutima. Nari nsanzwe numva ikinamico z'indamutsa ba Sebanani bakina gutyo, nkajya mbyumva. Burya iyo uri gukurikira uba wumva uwo muntu ukamukunda, rimwe na rimwe ukamwigana, mukesha batwaruka. None mu wa gatandatu dukina ikinamico, icyo genda byibuka nibwo harimo ibintu byo kuvuga cyane ndetse no kwigisha ubumwe n'ubwiyunge. Nkinamo ikinamico biba byiza cyane, abanyeshuri barabikunda, ababyeyi barabikunda, ko ari gukina ababyeyi. Ndavuga nti ibintu zabikomeza. Ngeze muri secondaire ikintu cyose kibaye bati ntimwadutegura agakino. Wumva ko ibintu byaje, nkahita ngenda nkayicara ahantu munsi y'igiti nkagatekereza, nkagahimba bijyanye n'ibiri kuba. Kakaba keza abantu bakabaremeye. Bigera noneho bavuga bati ku murenge ikipe yanyu y'ikinamico komeye azadusura, mumbabarire, komeye azadusura mwadukiniye agakino ukagira gutya, nkaba ndagateguye tukaba turagakina. Hakaba amarushanwa wenda yo kurwanya ibya sida n'ibiki byose. Batariko bati bakampamagara, ubwo adresse yanjye ubwo yarafashwe, bakantuma kuko nta telefone twagiraga. Bati mwadutegura agakino kintuza amarushanwa mukagira gute, tukaba turatsinze. Bigenda bikunda. Ibintu byo kuririmba nanone bakagira amarushanwa yo kuririmba, nabyo nkajyamo. Nta mafaranga wenda nkeneye, nta mafaranga nshaka cyane, ahubwo ikigamijwe ari ukumva mbikunze gusa. Ngera noneho muri secondaire twakinaga amakinamico, nkayandika ku ishuri tukayikinayo, ikigo kikemera. Noneho naza no mu kiruhuko tukayikina mu ntuza mu iwacu ku ivuko ku gasantere. Habaga abantu bagaturuka, dutuye hano hari uruganda hafi aho ngaho, bakaza tugakina, bakaduha amafaranga 50. Ibintu bigenda bikura gutyo. Icyo kintu mpita ko gishobora kuba ari ikintu gishobora kuba kindimo. Nibyo kuririmba nkabigerageza, ariko kuko ntabonaga ahantu ho gucuranga, ariko nkabigerageza. Ngeze mu mwaka wa gatandatu haza ibintu byo gukora amarushanwa yo kwandika inkuru ndende no kwandika, urebye ni inkuru ndende kuko nanditse inkuru ndende yo mu Kinyarwanda ndetse no mu Cyongereza no mu Gifaransa, nibwo twagomba kwandika ndayandika. Hari ONG yitwaga Atelier de Littérature de Kivu, yari ifite magazine yitwa Kivu Writers Magazine. Tukajya guhugurwa ibyo kwandika amakinamico, tukagenda tugahurirayo. Ndabyibuka twahuriraga we na Nuri Akamishi, twahuriyeyo naho twamenyaniye. Nawe ntiyaragatangiye kuba umuhanzi, arimba ibintu bya coga style, kivugana na Rafiki ntabwo yarazwe icyo gihe. We zira ndirimbo yaga zirimbo, sinzi niba ari groupe bari bahuriyemo cyangwa se sinzi ukuntu byagenze, wenda kugira ngo bibi bya Rafiki gusa, ariko umenya hari uko bahuraga. Buri wese akagaragaza impano ye, nanjye nka agaseka bakagira gute, tugakina ahantu hose nigize kuba. Nahavuye nkinnye ikintu gishobora gutuma abantu bazirikana uwo ndiwe. Inganzo yanjye irakura, ntangira guhanga ibihangano byanjye. Noneho nkajya mpimba indirimbo yanjye. Ndibuka indirimbo ya mbere nahereho na Afrika Nziza. Abajya kuri YouTube bashobora kuza kuyibonaho. Nkurikizaho umwaye, mbona abantu barayikunze cyane. Nkurikizaho za nsazanye inzara, nkurikizaho amapantaro agenda, nkurikizaho zaba umugabo, nkurikizaho za mongariso. Abantu mbona batangiye gukunda inganzo yanjye, mpita numva ko ndi umuhanzi. Ibyo byose ariko noneho ushobora kwibaza uta amafaranga avagahe. Ku muntu umunyeshuri twafataga amafaranga 25,000 ya buruse, 25 ugakuramo 18,500 yo bagutangwe icyayi, ugakuramo 18,500 ya restaurant, ugakuramo 3,500 by'icumbi. Urumva mwararaga wenda mukumba muri nkabangahe, mugaterateranya hagasigara ubusa. Ubwo rero ariko ibyo bintu by'ikinamico nibyo byagira gutya, tukabona ikiraka, tukabonye yaho gukora indirimbo nkayikora, ibintu biza gutyo. Ndakomeza. Noneho hari ikintu nibagiye kugira ngo mbijyaniremo
kugira ngo mpite njyana n'itangazamakuru. Muri 2007 nigaga muri EPRM, ni byari ishuri tubanza kwiga umwaka w'indimi wo kwiga indimi kugira ngo tubone gutangira umwaka wa mbere muri kaminuza. Muri 2007 twakinaga amakinamico, noneho umuhungu witwa Jado Fils aza kumbona turi gukina ikinamico, nawe yari yarabayemo, baravuga ati ukina neza cyane, ati wazansuye mu kiganiro kuri Sarusi mu Rwenya. Jado no ntago ari Jado, ari Jado ni Jado Fils, yakora muri RBA ubu ngubu Musanze hari. Arambwira ati wazansuye mu kiganiro, ndavuga nti kanzaze ngusure, ndaza ndavuga ntegura inzenye 5 nziza za inzenya zanjye zabaga ziteye ku buryo zifite kwa kundi abantu bandike inkuru ikagenda igira imisozi kazamuka kongera ukamanura umuntu, kongera ukamusetsa, kongera ukamanura gutyo. Arishima cyane ati uzongera ugaruke, ndongera ndagaruka, nongera ugaruke. Ubwo nawe yararimo kugenda asezera, mbansigemo mu kiganiro. Ndareba ndavuga ntawagihindura n'izina nkita nyerekenye munyarwanda, kugira ngo nunajya no mu bandi bagabo ujye ukavuga ngo ngiye nkora urwenya. Ntabwo hari igihe batumva bagira ngo ni ibintu byo kwivugira gusa, ahubwo nyerekenye nyamunyarwanda nkita gutyo. Ikiganiro kirakundwa. Ubwo urumva iyo myaka yose nahamaze, ikiganiro kimazemo imyaka igera muri 5 kuri radio nkora. Ikiganiro nagikoraga iminota 30 mu cyumweru, rimwe gusa mu cyumweru nkakora iminota 30 mu cyo cyumweru. Ariko ikiganiro cyatumye menyekana ku buryo bukomeye cyane, mbi cyamamare mu gihugu. None kubera na kwa gutoza ikinamico niho naziye guhimbiramo inkirigito. Inkirigito nyihimbye none ituma menyekana cyane, nkatumirwa i Kigali, ngombwa ko ngurisha n'amasede, yambyariye amafaranga ku rwego rw'abanyeshuri. Nuko nari meze icyo gihe yangira akamaro gagize, kuko yagiye imfasha no guhimba n'indirimbo, nkuramo amafaranga make akajya mfasha. Nguko uko rero inganzo yanjye yagiye yaguka, ndetse n'itangazamakuru nginjiramo gutyo ku buryo namaze no kurangiza nzi Kigali. Itangazamakuru urumva ufite experience y'imyaka 5 kuguha ikiganiro, biba byumvikana ko uri buvuga abantu bumva ibyo uvuga bifite akamaro. Nuko nguko rero ninje no mu itangazamakuru kugeza n'uno munsi. Nkora navugeze ku Isango, ngeze muri Kigali mpamara imyaka 2 njya kuri IGIRE TV. Nyuma yaho ndumva ariho ngikora mu rwego rwo gukora kuri radio. ubwo wenda utubwiye mu bijyanye n'ubwo buhanzi n'ubusizi no gukina amakinamico uko byatangiye mu bwana bwawe. Ibijyanye n'itangazamakuru byo hari aho ugeze ubitegura cyangwa se ubyiyumvamo? Mu bwana byo wenda byandi byo kwigana umunyamakuru ni ibisanzwe, ahubwo reka mvuge aho nabikoze. Ndi mu mwaka wa 4 kugeza mu wa 5 nagiye mu kwiga mu kigo cyitwa Groupe Scolaire ya Muhura. Ngezeyo nagezeyo ndi umuntu ukina amakinamico, njyayo ndiyushye ibintu, nasaga n'umuntu uderanja, ariko ku buryo bitaba iki kibazo cya discipline, ku buryo ntagongana n'abayobozi. Umwarimu akumva ngo umuntu bavuga banyitaga Titanic imuhura, bati Titanic abarimu mu kigo bwo bakamvuga wenda bari muri sale, ariko mu ishuri cwe umwarimu agashaka kugira ngo nshokoze cwe nkamusubiza bigomba kuba nk'icecekera. Ariko nyine nagera mu bintu ngomba gukora, yakumva narakine nk'ikinamico avuga ati uwo Titanic wasekeje abantu, akavuga ateka none nzamuze batijya gukora ku kibaho, nkajya gukora nk'abandi nkamwihorera kugira ngo hatazamo kuba mushobora kugongana. Noneho imuhura naje nsa nk'umuntu uderanje, nza kwiyamamariza ubuduwayi, aribwo nkigera mu icyo kigo. Ubuduwayi ubwo najyo ariko ndimo kuderanje, habagamo ikintu cyitwa kwiyamamaza. Ubwo ngiye guhangana n'umuntu uri mu wa 5, ngenje mu wa 4, we amaze umwaka. Ni umuntu ukomeye cyane, ni abantu bakomeye cyane, abantu barabiseka bagira ngo bumva bari ibintu byo bati iki gihungu cyaje. Noneho ndagenda nkajya mu ishuri, amashuri yose wajyaga mukagenda ukavuga ibigwi byabo, bakakubaza ibibazo. Noneho bigeraho noneho inyuma yanjye hagenda nk'abanyeshuri nka 50 bari kumva imigambi yanjye. Hagenda noneho bakambaza ibibazo. Nageze nko mu wa 6, harimo abantu b'abagabo bakuru barahuze cyane, bari muri etide. Komaga ati muraho, ngewe nitwa Bisangwa Nganji Benjamin, ndi mu mwaka wa 4, nje kwiyamamariza ubuduwayi. Bose bagahita bakanguka bati uwo mwana utinyutse ibyo bintu, bagaseka.
bakambaza ibibazo bashaka kunsesereza nk'abapika ndisere bagakoma amashyi ngira abantu banshyigikira kugeza naho bari mu wa gatanu nabo bagenda bankurikira no mu wa gatandatu bareba ngo bumve ibintu ngo ndimo kugenda mvuga. Ikigo kiza kubimenya bashyiraho ibintu bya Rwaziri, noneho baza kureba nanone bavuga bati dukeneye n'itangazamakuru, bashyiraho rero poste y'itangazamakuru. Mpita nshinga akanyamakuru nkita umukambwe. Ni akanyamakuru nakoraga akanyamakuru kanditse nenze buranze gushushanya uretse ko wenda ntabikomeje ariko yari kuba nanone impano ikomeye cyane mu rwego rw'ibyabeshaho umuntu, ku buryo kera bajyaga bagira ngo wenda nzajya kwiga ngo konyondo akaba aribyo bambwira, ariko nanone numvaga imibare kandi imibare nanone bayidushishikariza bati imibare kandi koko yaragufasha ukajya muri kaminuza, wize ibindi bikamugora cyane kuzagera muri kaminuza. Noneho ikinyamakuru nagihaga titre y'inyuguti nini zitwa umukambwe. Uwo mukambwe narangiza nkashyiraho logo y'umusaza. Ikintu cyansekeje nigize kubona umusaza mu gatabo k'abayehova ndamushushanya neza nk'uko ari mugira logo y'ikinyamakuru cyanjye akajya asohokaho buri munsi mu magambo mukambwe, ariko no mukambwe ariho. Ikintu cyansekeje nuko naje gusanga uwo musaza ari Gandi, nyuma nibwo nabimenye ko ari Gandi, ntabwo nenze ko ari Gandi. Wigeze umubona? Ntabwo naramenye ibya Gandi, nyuma nibwo nabimenye ko ari Gandi. Naho abayobozi baribonaga b'ikigo bakavuga bati tumuhungaza ubwenge gufata umukambwe none na Gandi, bakavuga bati umuhungazi ubwenge z'ibyo akora. Ariko urumva ko none icyo kinyamakuru nasomaga amakuru kuri Rasamboro ku wa 4. Byageze aho noneho icyo kinyamakuru banyita umukambwe, urumva. Noneho kuri icyo kinyamakuru amakuru navugaga amakuru cyane arebana n'ubuzima bw'ikigo, guhindura imyitwarire kw'abanyeshuri, nkavuga kuri Rasamboro. Byageze aho bifasha abantu cyane ku buryo Rasamboro hari ukuntu abanyeshuri bakarotaga, kwabibona ko Rasamboro hari abantu bigira abanyeshuri ku wa 4 bakaba buzuye, n'abarimu bakazinduka abarimu, kandi uzuka abarimu bagomba gusanga muri mu ishuri. Abarimu kuri Rasamboro bahari bose bakaba bahari mbere yuko Rasamboro mikaba bahari bategereje ko umukambwe ngera niwe warangizaga Rasamboro, maze nkawuvuga bagaseka bakajya mu ishuri bameze neza. Ibyo rero nibyo byatumye nanone numva ikintu cy'itangazamakuru urumva narikozeho. Niba nararikozeho umwaka n'igice ndi muri secondaire, ni cyari ikintu gikomeye cyane nanone. Ubwo rero ndumva ari cyo navuga nanone ku cyerekeranye no kuba narakoze itangazamakuru nkiri mutoya. Urumva umajije kubiteramo imbere byaba by'ubuhanzi bijyanye n'itangazamakuru, nibigaragaza ko bimazemo n'imyaka itari mikeya. Ubu ngubu umuziki w'u Rwanda tubona benshi, wenda tugarutse ku bijyanye n'imyumvire y'abantu ukuntu babifata, rimwe na rimwe nubwo wenda bitakiriho usanga urubyiruko aribo bawujyamo cyane. Urubyiruko rimwe na rimwe kumva ababyeyi bati urubyiruko umwana wagiye mu muziki yaba umukobwa cyangwa umuhungu abaye ikirara. Hari abagira iyo myumvire, iyo myumvire uyivugaho iki? Hari koti yanjye ivuga ngo mu bantu bose harimo abantu bose. Urabyumva? Ni icyo nashaka kuvuga, mvuga ngo mu bantu bose harimo abantu bose. Ni ukuvuga ushobora nko gushyira abapasiteri hamwe, hakaba harimo uburyo wakwibana telefone yawe, hakaba harimo wamwidegembye imbere uzi ko arakubwiriza ubutumwa bwo muri Bibiliya ntaba ari bwo akubwiriza, uri nk'umukobwa akagutera inda. Mu bantu bose harimo abantu bose. Mu bahanzi impamvu ni ukuvuga ngo harimo abantu b'ingeri zose, harimo bwa burara bwa buraya, harimo nanone n'abantu bafite ikinyabupfura bafite n'umuco mwiza. No mu bantu bo hanze ahangaha mwese ntabwo tubona babajura batari n'abahanzi kuko bahora batwiba Nyabugogo. Hari donc b'ingeri zose mu bice byose barimo, no mu madini barimo. Gusa icyo navuga nuko umuziki umuntu utuma umuntu ajya ahantu amenyekana, abantu bakamukunda. Rimwe na rimwe nanone ushobora kugushuka ukirara, cyane ko habamo nanone imitego myinshi. Ababyeyi nanone kugira impungenge ku bana babo ntabwo bazigirira ku busa, bafite ingero nyinshi, bafite nanone uko babibona.
umubyeyi aba yifuza ko ukora ibi ngibi ugakora ibi ngibi. None umuntu umwana wawe urumva ngo arashaka kujya gukora umuziki, yagiye ngo kurara muri studio, rimwe na rimwe ukumva ngo wa mukobwa bamuteye inda yitwara gutya, arashaka kwambara gutya. Ibyo byose nibyo bitera abantu ababyeyi cyane cyane impungenge ko bishobora kuba byatera uburara. Ntabwo navuga ko icyo kintu gishobora kuburamo, ariko nanone ababyeyi nanone ni ugukomeza guhozaho ijisho ku bana, kuko icyo umuntu akunda ahubwo ukamufasha ko akigendamo neza, ukakimuyoboramo neza, ariko nanone ntumuce intege kugira ngo atazabikora yihishe nanone abikwishamo, kuko hari abana benshi bagiye basohora indirimbo cyangwa bagakunda iby'abahanzi, yagera ku ishuri akabijyamo, ariko yagera mu cyaro agashaka kwiyorobeka. Ubwo rero aguhisha ibyabamo, bigatuma ashobora kuzajya mu bintu ugasanga ahubwo byageze ku rwego udashobora kubyisangamo. Rero ntabwo nabihakana, kuko hari abana benshi wumva ashaka kurapa akareka kwiga. Hari abana benshi bashatse ngo kujya mu buhanzi ngo bakareka amasomo. Ubwo rero ntabwo izo mpungenge ziriho ku busa. Warize uba n'umuhanzi ndetse uba n'umunyamakuru, wabihuza gute? Ari naho nkubaza inama waha abo bantu. Narize ibyo byose kandi ngerageza kubikora. Nagiye ngerageza kubikora wenda mu gihe cyabyo. Nakundaga kwiga cyane. Niga niba utare wasangaga ko byasabaga yuko wabaga uzi ko bashobora kukwirukana iteka n'iteka mu gihe watsinzwe. Nageragezaga gukora ikintu mu gihe cyacyo, icyo mbona gishobora kubangamira amasomo, kuko nari nzi ko icyambere nashyiraga imbere cyane ni ukwiga n'uburezi bwanjye. Ikagira bimwe nigomwa, hari byinshi cyakora nagiye nigomwa byagomba kubera i Kigali, nkavuga nti oya, ejo dufite kuwa mbere ibintu bigiye kuba kuwa gatandatu, kandi kuwa mbere dufite ikizamini, nkavuga nti ibyo ndigomwa mbireke nere kubijyamo. Abana bakantumira mu bintu by'i Kigali, kandi ngo tuzarara ngo tuze ku cyumweru, nkabona nitugenda ku cyumweru nagomba kurara niga kugira ngo nzategure isomo ryo kuwa mbere. Oya, nkafata icyemezo nkavuga nta masomo yanjye ndeka nyashyiraho umutima, ibi ngibi nemere nigomwe uko biri nzabijyanira aho ngaho. Nicyo ngicyo gushyira amasomo imbere nkayaha umutima, ibindi wenda nkazabikora mu gihe mbonye umwanya. Umuziki w'u Rwanda urimo kugenda utera imbere ugereranyije n'uko mbere byari bimeze. Abenshi wenda watangiye abenshi babikora byo kwidagadura cyangwa se kwishimisha, nawe urabizi. Ubu ngubu se wenda umuntu uzi by'umuziki cyangwa se ukurikira Ben Nganji, kuko umuziki ushobora gutunga umuntu. Muri no minsi biragaragara ko umuziki utunze abantu benshi, abahanzi benshi mu Rwanda abagerageje kugira ikinyabupfura bakamenya kubona ifaranga bakuyemo ntibarisesagure ngo baripfushe ubusa, bakuyemo amafaranga benshi. Usanga umuhanzi yifitiye imodoka ye, ntabwo ari ibintu byoroshye, kandi ari umuntu mwiganye, ariko ugasanga bafite inzu, afite imodoka, afite imibereho ubona ko abayeho. Abagize ikinyabupfura rwose byagiye bibagira akamaro, ariko ibintu byose bumva ko bizamo kwa kugira ikinyabupfura, kwa kumenya ubwenge, ndetse no kugira kumenya kuzigama, uko kudasesa no kudakundiraha. Kandi mu buhanzi habamo iraha ryinshi cyane. Uba ushaka kuba nka kanaka, ushaka kugira nk'ibyo kanaka afite, rimwe na rimwe bigatuma ushobora kujya mu madeni. Urabona kanaka ngo agiye kuza mu gitaramo nk'uko nguko mwantumiye muri interview, ugasanga niba umuntu nta modoka afite arashaka kuyizamo ngo kugira ngo agire gute, wenda mumubone cyangwa mubone ko ari umuntu wahatari, kandi biramutwara amafaranga. Cyangwa agiye gukodesha imodoka kanaka nta n'amafaranga afite. Ni gushaka kubaho nk'uko utagomba kubaho, nibyo bihenda umuhanzi runaka. Icyo rero nabagiraho inama ni ugukomeza kuba uriwe mu mikoro yawe ufite, wishaka kubaho nka kanaka mu mikoro afite. Ni nacyo kintu gihenda abantu cyane, kandi kigatuma bashobora kutava ku ntera runaka ngo bagere ku yindi, kuko hari ibigenda bitakara. Bashaka kubaho nk'uko abandi babaho bigana. Arashaka kubaho nk'umuhanzi nka Diamond, wenda Diamond urwego amaze kugeraho nawe afite aho yavuye, ntabwo nawe byaje ngo byituranganga aba wenda ashoboye kugera kuri urwego. Ugashaka kuvuga ngo nanjye ngo nshaka imodoka ngo nyikodeshe, ugiye kujya mu madeni yo gukodesha ibintu, ugasanga bijemo kwambura, bijemo ubuhemu, bijemo utuntu tutari twiza, rimwe na rimwe n'izina rigapfa kubera utuntu tw'amafaranga. Ubu umajije kwigeza kuki biturutse muri ibyo bihangano byawe n'itangazamakuru, wenda mu buryo buri financier?
Mw'ibyo byose ikintu gikuru cyane mpa n'agaciro, mfite urugo, mfite umugore n'umwana, turiho mu buzima mbona ntacyo butwaye, dufite transport, dufite aho dutuye hacu. Urumva ko ni ikintu umuntu yaha agaciro ntagereranyije na generation yacu. Nzi neza ko icyo kintu abagifite ni benshi ariko ntabwo ari benshi cyane, ariko nzi ko icyo kintu ari ikintu gikomeye kandi mbona ko gifite n'akamaro. Utubwiye ko hari ibyo umaze kugeraho, hari ibyo watubwiye uburyo winjiye mu buhanzi, ntabwo ari imyaka mike umazemo, uri na mukuru mu myaka yawe, bigaragara ko umaze gukura. Ubu ngubu isomo ry'ubuzima umaze kubona ni irihe Ben? Isomo mu buzima hari ikintu navuze ngo mu bantu bose harimo abantu bose. Yego, icyo navuga nanone ku icyo kintu nuko mu bantu bose hashobora kuvamo abantu bashobora kukugirira akamaro, hashobora kuvamo nanone abantu bashobora gutuma uva ahantu waruri ugasubira hasi. Ibyo ni ibintu umuntu agomba kwitondera cyane. Ikindi navuga nuko navuga nti ahazamuka hose burya haba hamanuka. Mu gihe cyose ubona uri mu munyenga mwiza uzamuka, ugomba guhora utekereza ko ushobora kongera guhita umanuka, kandi ugatekereza ukamenya ko bishoboka ko uko wagera kubi kose bishobora kukuzamura. Ushobora kuzamuka ni akantu gatoya gashobora gutuma uzamuka, kandi biba byemera buri gihe. Ikindi navuga nuko icyo nabonye wenda yaba ko umuntu agenda akora indirimbo, yaba gukora ibihangano, icyo wubatse utitaye ku gihe, igihe kigisenya ntacyo cyitayeho. Mu kuvuga mu mvugo wenda yagisizi, ndabisobanura duhe n'ingero. Ndabisobanura. Ni ukuvuga ibihangano dukora muri iki gihe, nuko twitwara muri iki gihe, ni ukuvuga ngo ni ukujyana n'igihe. Ni ukuvuga nk'ubu ngubu ikintu kigezweho muri no minsi ni nk'ibi bya YouTube, ni nabyo birimo gufasha abantu. Uramutse ushatse kuzana ibya kera, ni ukuvuga ngo ugashaka kubigumaho gusa, kandi abantu barimo bibereye muri YouTube n'ibindi byose, umuntu agomba guhita bikora akajyana n'ibigezweho muri iki gihe, ni kugira ngo isi idashobora kuma yamusiga. Yaba nuko gukora umuziki, yaba gukora n'ibindi bihangano byose, ni ukuvuga ko umuntu agomba kureba n'urubyiruko rw'iki gihe rushaka iki, rushaka kumva iki, none ukagendera ntubahate ngo mugomba kumva ibi ngibi, mugomba kumva ibi ngibi, ahubwo ukajyanamo ibintu byawe ariko ukajyana mu buryo bwabo. Mbona nanone aricyo kintu maze kubona, kuko hari igihe umuntu akora n'ibintu byiza, ukagira igihangano cyiza, ukagira guto, ukagitanga amafaranga menshi, ariko ugasanga wapi, ugasanga nta kintu kirimo kuzamuka, kandi ukabona nta n'abari kukireba, kandi ari cyiza, gifite inyigisho, gifite ibintu byose, ugasanga nta kintu kiri kukumarira. Ikindi navuga wenda n'ikintu nabonyemo mu buzima, buri gihe ni ugukora ugahozaho. Gukora ni uguhozaho, nanone nta gucika intege. Hari byinshi byagiye biduca intege, umuntu akaba yumva yanabivamo, akumva yanabireka, ariko gukomeza guhozaho, ni uguhozaho kugira ngo nibyo bishobora gutuma umuntu ashobora kuva ku rwego runaka akagera ku rundi. Cyane cyane nk'abantu bashaka kwinjira mu buhanzi, ni uguhorana amakenga nanone mu byo murimo gukora, kugira ngo, kuko habamo n'ubusambo bwinshi. Harimo abantu bagushuka, harimo abantu bakwaka ruswa, harimo abagushuka kujya mu biyobyabwenge. Muzi ko akenshi na kenshi hari uko wambara, hari uko witwara, bishobora gutuma nanone ushwana n'ababyeyi, ushwana n'ubuyobozi, bakanagukekwa n'ibyo biyobyabwenge wenda, kandi nta n'ibyo wenda unanywa nanone, kandi binabamo. Ibyo byose ni ukumenya ko bibamo, ukamenya ko mu gihe ugiye wenda muri uno mwuga ugomba kwitwararika mu bintu byinshi bitandukanye bishobora gutuma watana tukaguhombaho, kugira ngo we watubyara umusaruro. Ariko sinzi niba hari ikindi navuga, ariko igikuru cyane icyo ukoze ushyizeho umutima, ukitayeho, byanze bikunze. Kera iyo nabaga niga muri secondaire,
iyo nabaga ntizi nkiga mu minota ya nyuma ngize gute naratsindwaga. Iyo nigaga cyane wenda bakanabaza n'ibyo ntizi bijya bibaho ko nkuruka y'Urwa runini cyane bajya baguha nk'igitabo wenda ngo ugisome, ukagira ibyo uba wize wabishyizeho umutima, ntabwo byashoboka ko watsindwa. Ni ukuvuga ngo ikintu washyiraho umutima nicyo nabonye ukacyitaho, uko byagenda kose kizakugira akamaro. Bishobora kutabona munsi, bishobora kutabejo, ariko runaka inyungu ziraza. Nk'ubu hari ibintu nagiye nkora byinshi cyane, nkabikora nitanze, nkabikora nzi ko ndi kwishima gusa, numva bikunze gusa, ariko inyungu zikazaca ruhinga, tukazahurira inyuma, tukazahura ahangaha. Ntabwo nkina amakinamico nafataga mikrofone nkajya ku musozi nkagenda mvugiramo, ari njyewe main actor, ni njye wayanditse ikinamico, ni njye washushanyije amaklishe yo kuzagira, ni njyewe main actor, ni njyewe washyizemo udufaranga dukeya twabaga dufite tukakina, ni njyewe ugiye kwamamaza nkagenda mfashe mikoro ndi gusakuza mu misozi, na ya mikoro y'abamutsi imwe bahamagara mu Rwanda, nkagenda mvuga nti mukanya ni ikinamico, nkanyura mu isoko, ari njyewe umustar ku rwego rwanjye. Urumva ibyo nabikoraga nta n'igiceri ndi bukureho, nta nyungu, ahubwo ari umwanya bintwara gusa. Ntabwo nari nzi ko bizagereho ikinamico ikaba akazi, ngenda nkicara mu biro nkafata computer, ejo bukira bugacya bukagira gute bikama amafaranga. Icyo rero ni cyo abantu numva bakwiye kwigiraho, bagahozaho. Bajya bavuga ngo ntumve ko bikomeye, ngo wumve ngo ucike intege. Bajya bavuga ngo igitonyanga gicukura ibuye atari imbaraga gikoresheje, ahubwo ari uguhozaho. Uzareba ahantu igitonyanga kigwa kuri sima kigiro kikahamina buryo. Niyo mpamvu dukwiye gukomeza kugerageza. Ikindi nabwira cyane cyane abantu batoye bashaka kwinjira mu mwuga, wishaka gusimbuka etape, wishaka kuba nk'akanaka wabiharaniye kuva kera, barabiruhiye bageze ku rwego runaka. Gerageza uhera huri, banza wemeze ubundi umuntu muri kumwe. Nubona umwemeje akamubwira nk'akantu akumva arabikunze, uzavuga ati ibintu bishobora kuba ari sawa. Ubanza ujye mu rugo iwanyu, mwibereye ku meza cyangwa muri mwicaye, ubakubite ka story. Numubona bakwemeye, ntabwo ari ukuvuga ngo story nuko wenda ari bijyanye n'indirimbo bijyanye n'icyo, oya, ahubwo kuba wumva wakwintertaining abantu, bakumva ibitekerezo byawe, bakagukurikira, ukumva baragushaka, uzavuga ati ibintu sawa. Niba uri mu ishuri, wemeza abo bantu, bizamuke bigere ku bantu 30, bigere mu kagari, bizagera mu murenge, bigere no ku rwego rw'igihugu. Ntabwo bishoboka rero, biba bigoye cyane. Ni ibintu biri reka wenda ntanga urugero. Hari umugabo ucuranga umuduri wamenyekanye mu minsi yashize cyane, ntuza François ntuza hariya nindira gisupusupu. Gisupusupu, hari abantu bamubona kuriya bakagira ngo ntiyavunitse. Reka François ibintu bye nabyo bavuga ngo akakanya ngo abaye umustar. Reka François yahereye iwabo iwe mu rugo, wenda yemeza umugore we, umugore avuga ati nanga ariko ari nziza, none hajya muri quartier atuyemo cyangwa abantu urugo baturanye baracuranga, hajya muri quartier, isoko riremera, isoko ryemeye, abantu no mu muhanda baramumenya, mu karere ka Gatsibo wenda baramumenya bose. Ibyo rero kugira ngo bagere ku rwego rw'igihugu byabanje ku bantu bafite amatelefone ya WhatsApp, bagenda bavuga bati n'umuntu birangira bigeze ku rwego rw'igihugu. Ntabwo nawe rero hari ababyitiranya bakagira ngo ni nko gutaruka, byose ni uguhera ku rwego rwawe, ku bushobozi bwawe. Nta mpamvu ufite n'imwe yo kuvuga yuko nta kintu wakora ku bushobozi ufite no ku rwego uriho. Birahari ku rwego rwawe kuba wagira icyo ukora kandi kikagira uwo kigirira akamaro kandi kikakugira akamaro nawe. Utanze inama ku mwana ushaka kuba umuhanzi, uri umuhanzi ukaba n'umunyamakuru, umwana ukumva kuri radio amaze igihe kumva, wenda si nta nubwo yabyize cyangwa se yaranabyize kwiga itangazamakuru, nibyo mvuga, we uramubwira iki? Wenda nko ku muntu wiga itangazamakuru cyangwa utaranaryize cyangwa ushaka nanone kuba yarikora, buriya ntawe ugira ukunda agize. Ntabwo uko kanaka yanyuzemo cyangwa amahirwe yagize cyangwa se inzira yanyuzemo ari uzanyura. Urashaka kuba wenda nk'umunyamakuru nakuvuga ngo urubuga rw'imikino, ngo nanjye ibintu by'imikino, ngo nanjye ngo mbyiyumvamo, ngo nibyo ndakora. Bihere ku rwego washobora, nge nibyo mvuga.
hari abantu benshi basigaye wenda barashinze amasheni ya televiziyo uyobona yo kuri YouTube, buriya nayo ni inzira ushobora gusanga ishobora korohera bamwe na bamwe mu bantu bafite ubwenge ariko bwo gushaka ibiganiro byiza n'ibifite akamaro. Hera ku bushobozi bwawe ufite ugira icyo ukora. Ntabwo inzira ari imwe ikugeza ahantu runaka. Inzira igera ku kintu runaka ntabwo aba ari imwe. Umuntu anyura mu nzira zitandukanye, imwe wasanga ifunze ugasubira inyuma ugakata mu yindi gutyo. Ni nka kwa kundi abantu bacukura amabuye y'agaciro. Abantu bacukura amabuye y'agaciro ntabwo burya kenshi babazi neza exactement aho ibuye ririherereye ry'agaciro. Agenda apfumura ashakisha ahoroshya agakomeza, ahakomeye hamunaniye ntahanyure. Ibyo byose rero hari n'ibipimo hari ubwo bagira wenda byo kuvuga ngo hano arahari, ariko ntabwo biba bigaragara neza nk'uko waba uyireba imbere yawe. Ni kimwe ni nk'uko ni nk'umupilote ugiye wenda utwaye ubwato, umupilote w'ubwato cyangwa se uramusare w'ubwato. Yari mu nyanja hagati ntabwo burya barebesha amaso aho agomba kugera, inkombe runaka. Ari mu kivu hagati wenda cyangwa se mu nyanja ntabwo abareba aho ari, ahubwo ikintu aba afite intego. Intego abavuga ati ngiye ngomba kugera ahana naha. Ku mutima w'amaso mbese aba hareba. Icyo nicyo bita intego rero. Aba habona, ariko atahabonesha amaso ubwo rero kiba kimujyanye n'intego. Ubwato ntabwo burabugenda inzira imwe igororotse, oya. Ahubwo haba harimo kugenda umuhengero ubujyana igira bugakata akabugarura kuri ya ntego ye, bukongera bukamugarura mpaka azagera kuri ahantu he. Nuko rero bigomba kugenda no mu buzima, mu kintu cyose ushaka. Ubwo ni ya ntego avuga uti kiriya kintu ngomba kuzakigeraho, ndanyura mu nzira zose zishoboka ariko ngomba kukigeraho. Nanjye hari byinshi ntari nageraho kandi ndimo kurwana intambara kugira ngo nzabigereho, kandi nizera ko bizagenda neza nkabigeraho. Ben, tukomeza tuganira, turimo kugana no ku musozo. Umuziki w'u Rwanda urabona ugana hehe, ukeneye iki kugira ngo utere imbere? Ari nacyo uhita ubihuza n'itangazamakuru ry'u Rwanda ryo uraribona gute kugira ngo ritere imbere? Umuziki w'u Rwanda buri hari byinshi byagiye bihindukamo bituma hamwe ubona ko utangiye no kumenyekana wenda ku rwego mpuzamahanga, kuko dufite abahanzi wumva arimo kugenda amenyekana, ariko twere kwirara ngo tuvuge ko tumaze kugera ku rwego rwa hatari rw'ibintu bikomeye cyane. Oya, turacyari mu rugendo. Turacyakeneye nanone kugira umuziki uvuga no mu ndimi z'amahanga. Ni uwuhe muziki dufite, n'uwuhe muhanzi dufite ushobora gukora igitaramo wenda i Paris mu Faransa, muri Amerika gukora igitaramo, atari ukuvuga ngo hari ibintu umuntu dusigaye twumva ngo kanaka ngogoze igitaramo mu Bubiligi, kandi ari uko wenda bene wabo bamutumiye mu Bubiligi, none bakabwirana abanyarwanda bakaza, atari ukuvuga ngo kanaka arishoye agiye muri Cote d'Ivoire gucuranga umuziki. Umunyarwanda ngo arahagurutse ngo runaka ngo azacurangira i New York, atari ukuvuga ngo n'abanyarwanda ngo bikoranyije ngo nibo bazaza bonyine. Icyo kintu turacyagikeneye, turacyafite urugendo, yaba mu kuririmba mu ndimi z'amahanga ndetse no gucuranga mu buryo nanone bwiza cyane bw'umwimerere. Ntabwo turagira nanone mu kuririmba ku rwego rwiza rwo kuririmba. Icyakora nyine hari abahanzi ubona barimo kugenda bagerageza, ariko nabo baracyafite urugendo. Twere kwirara ngo tuvuge ngo twabaye abantu bakomeye. Aya, turacyafite urugendo kandi birimo kugenda neza gusa, kandi ni byiza ubona ko bifite icyizere ko hari ikizakorwa. Mu myaka yashize ubwo twari turi muri orchestre Salus Populi i Butare, abahanzi bari bafite ikintu cyo kwanga ikintu bita music live, byo gucuranga mu byuma. Kubera iki? Ntabwo bari bazi kuririmba benshi. Ntabwo bari bazi kuririmba, baranabitinyaga. Ubwo noneho twebwe twaracurangaga, ubwo tugacuranga zira ndirimbo za kera ndetse n'izacu twihimbiye, ariko noneho ugasanga harimo n'ikintu kimeze nko guhangana n'abacuranga live n'abakoresha set. Bizamo ikintu cyo kutabyumva, ariko ubu ngubu uwo muhanzi ugicuranga kuri CD ari umuhanzi nk'aba ngaba bazi ko rwego rw'igihugu babiteye isoni. Birabiteye isoni bawumva nawe atari we, kandi abenshi ubona ko bamaze kubimenya, baracuranga rwose. Umuhanzi akaza karirimba indirimbo ze ukumva niwe ijwi, ukumva ni urwego rwiza rero rushimishije. Ni benshi cyane bamaze no kubigeraho, yaba n'aba hip hop baraza rwose agafata hip hop bakakubitamo ingoma gitari bagacuranga ukumva ari kujyamo neza.
sinzi niba ari nacyo warumbajije niba buryo ubona ari buri ki rikeneye iki kugira ngo ritere imbere itangazamakuru mbona mu Rwanda nabyo turi ku rugero wenda umuntu atavuga ngo ruri hasi, ariko nanone imibereho umunyamakuru iracyari hasi. Abanyamakuru umushahara bahembwa uracyari mutoya. Iyo abantu bahembwa umushahara uri hasi, ibitangazamakuru guhemba nabyo urumva birashoboka ko baba bahemba wenda amafaranga make kuko nabo nta kintu babona. Icyo gihe rero y'abantu bahembwa make ni ukuvuga umwimerere w'ibyo bakora urangirika. Niho rero hajyamo ubonetse wese, hakajyamo abakora amakosa bakabikora uko babyumva n'uko babitekereje. Rero ubona ko nanone tugifite urugendo rukomeye cyane. Icyakora hari urwego bivaho, hari n'urundi bigenda bijyaho, ariko harimo ibintu byinshi bivangira itangazamakuru. Abantu bagakora ibintu batarika abanyamakuru b'iki gihe nabahe. Iyi ni inkuru bati nk'aba bantu yagiye kubareba, nibyo hari indirimbo mperutse gusohora yitwa Abagore Beza, navuzemo ukuntu abantu bose basigaye barabaye abanyamakuru. Umuntu wese arashaka gutara inkuru akayitara naho atagomba kuyitara kugira ngo agire inyungu z'ibyo asakaza ku bantu kugira ngo amenyekane. Nicyo kintu ugasanga umuntu imodoka yakoze impanuka, abantu bakomeretse, umuntu afashe telefone arafotoye ngo kugira ngo abone ibyaza gusharinga. Abantu bakavuga bati iki kinyamakuru ni cyaje gikora ibintu nk'ibi ngibi. Umuntu aragiye ngo indaya ngo basanze ngo twasanze baryamanye, ugasanga titre ziteye isoni. ngo karabaye ngo bamufashe ngo babirimo. Ibintu nk'ibyo ngibyo usanga bagenda bashyira no kuri YouTube, ugasanga ni ibintu bidafite n'akamaro. Bagafata umuntu uvuga ibigambo bibi bitameshe bakashyira kuri YouTube ngo iyo ni televiziyo bazanye. Nicyo ngicyo urumva ko harimo ibintu byinshi nanone bigenda bivangavanga, birimo akavuyo kenshi cyane, birimo n'abantu bakora amakosa bakavangira abantu bazima. Umuti wabuwe umuti cyambere itangazamakuru rifite abarireberera, bagomba kugira uburyo bw'umurongo ngenderwaho kugira ngo bagire ibyo bakosoramo ku bantu cyane bakwirakwiza ibintu bidafite agaciro by'uruterasoni, kwamamaza urumogi, kwamamaza uburaya. Ibyo byose bakwiye kugira uburyo biyungururwa, yaba n'ibijya kuri YouTube hakagira abantu, hakagira urwego runaka rurebera ruvuga ngo ibi bintu byagiyeho ntabwo bikwiye kujyaho bikavaho, kuko usanga byica abana bacu. Buri mu rugo telefone wayishyize hariya, umwana yarayifashe yabibonye ibyo bishusho bohereje, yaba no mu magurupe yaba n'iki byose. Bwo numva ko urwego runaka ari rwabafasha, kuko nta bantu batagira ubayobora. Biragoye ko umwana w'umuntu mu mibereho yakwiyobora 100% ngo bizagende neza. N'umubyeyi burya baga afite se uwamubyaye ari we sogokuru wawe, nawe akagira impanuro amuha, gutyo bikagenda bigira. Rero urwego rukwiye nanone gukomeza kuvugana n'aba bantu, bakabahamagara bakabashyira ku murongo, bakabafasha bakabahugura, kuko hari abantu bajya mu bintu batazi kugira ngo bamenyekane gusa, ariko batazi uburyo bari kuraha sosiyete mu manga. Ikindi nuko wenda navuga nko ku buhanzi bwanjye yabo bw'indirimbo n'ibindi bihangano byose, nkenera ibitekerezo, nkenera inama z'abantu batandukanye, yaba itangazamakuru, yaba ababyeyi bose. Ni byiza ko yaba nko kuri channel zanjye nanjye nkoresha zanjye nka Ben Nganji, iyo bagiye bagashyiraho ka comment, iyo banyuze nyuma ku mbuga nkoranyambaga nkoresha, bakanyandikira bakatubwira bati indirimbo twarayikunze, hari ukubwira ati twarayikunze ariko cyangwa se courage, turashaka ko nanone ubutaha ukwiye kurimba no kwiki ngiki, kuko cyane njye nkunda gukora ku buzima busanzwe. Ibitekerezo byabo rero by'abanyarwanda ndabikeneye, kandi ugushyigikira umuntu
ntabwo bivuga kumushyigikira ku mafaranga gusa, ntabwo bivuga kumushyigikira ku kintu muha. Ibitekerezo, inama umugira byose ni ukumushyigikira mu buhanzi bwe, akava ku rwego runaka akagera ku rundi. Ben turagushimiye. Nanjye ndabashimiye cyane, kandi IGIRE TV ndabashimiye ku kinyabupfura mugira, ndetse ubona ko n'ibiganiro byanyu bigenda biba byiza cyane, ni nk'ibi abanyarwanda bashaka.